Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Ntahandi muri rero ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo ni mubwire iki? Nta kindi tubwira abantu, ni ukubwira abantu ko ari beza, kubwira abantu ko tubakunda, ni ukubwira abantu ko ari ab'ingenzi mu buzima bwacu. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi barakomerekejwe n'amagambo atari meza, baraciwe intege mu buzima, twaravuze ngo ni iki twakora? Nta kindi twakora usibye kubwira abantu ko tubakunda, ko duhari ku bwabo, ko dufatanyije nabo urugendo rw'ubuzima. Nibyo rero tuvuga kuri Mubwire TV. Abashyashya batari bazi ibyo tuvuga bakaza gusa ngo kuri Mubwire, ni ukubwira abantu ko ari beza, ni ukubwira ko abantu tubakunda. Nibyo twebwe dukora. Kuri uyu munsi rero twagiriwe umugisha n'Imana, umugisha udasanzwe wo kwakira umuntu abantu benshi bakunda, abantu badusabye. Uyu munsi turi kumwe nawe, reka abanza abibwire tubone gukomeza. Ni karibu. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Amen. Nitwa Annette Ngondo, ndi umukristu, nsengera muri Eglise Anglikani Paruwasi ya Remera. Ndashima Imana yuko Imana yampaye agakiza, ndashima Imana yuko Imana yampaye umuryango, Imana yampaye urugo, mfite umugabo, mfite abana. Ndashima Yesu, ntuye i Kanombe aha ngaha nyine wansanze. Yego. Guhaye ikaze rero cyane, kandi Imana iguha umugisha ko waje hano. Wagize neza kandi Uwiteka Imana Nyiringabo akomeza kwagure cyane. Amen. Annette arakoze cyane cyane. Tutaranatangira ibiganiro, tutaragera kure, ndashaka kumbwira ko nawe ni mwiza kandi urakunzwe cyane. Abantu baragukunda, uri umugisha pe. Haleluya. Abantu bakunda ibiganiro byawe, abantu bakunda inama zikuvamo. Abantu nibo bansabye cyane, barambwira ati wazatubabariye ukamuzana kuri Mubwire TV. Nyimonda hose Mana yanjye, nari nkubona ngukurikira, ariko kwa kundi nyine base umuntu nzamubona gute, ese nzamugeraho gute? Abantu bakajya bambwira bose, bakanyereza inbox, watubabariye Annette ukazamuzana. Rero urakunzwe, kandi icyiza umugisha dufite n'umugisha ufite nuko ntago ufite ubugugu bwo gutanga ibyo Kristo yagushyizemo. Iyo ni impano ikomeye. Abantu benshi bafite ubutunzi bwinshi Kristo yabashyizemo, ariko ugasanga bafite n'ubugugu bwo kubitanga, gusangiza abandi byiza, gusangiza imirimo Kristo yakoze muri bo. Uwo rero ni umwihariko wawe, kuko tubwira abandi ngo ni beza, kuko tubwira abandi ngo tubakunda. Mbere yuko dutangira n'ikiganiro, mbere yuko hari icyo uza kubwira abantu kuri Mubwire, nk'uko dusanzwe tubwira abantu ko turi beza, ko ari umugisha, ko ari ingenzi, uri umubyeyi mwiza, uri umubyeyi ukunzwe, uri umubyeyi utanga ibyiza. Rero nawe turakubwira rwose kuri Mubwire, abantu baragukunda ndetse natwe turagukunda. Nanjye ndagukunda cyane. Njyewe kuba nagize umugisha byonyine wo kugera hano, nzajya mpahora nze, niyo ataba ari kuri kamera, nze kwakira inama nziza z'ababyeyi. Karibu cyane rwose, kandi ndakunezerewe mama. Murakoze cyane rwose. Abakunzi banjye ndabashimiye, kandi ntago mbifata nk'ibintu bisanzwe. Ni ubuntu bugeretse ku bundi. Ntacyo mfite kidasanzwe abantu baba bankundaho, ariko nshimiye Uwiteka Nyiringabo yuko hari abantu bankunda, bafite n'icyo bankundira. Ibyo rero icyubahiro kibi cy'Imana yo kabyara yabikoze, yagize neza. Bibiliya yigeze imbwira ngo nta na kimwe dufite tutahawe. Ubwo rero icyaba kindiho Uwiteka Nyiringabo yanshyizeho, nabihererwa icyubahiro kuko nibye. Ndamushimye cyane mama. Amen. Icyubahiro ni cy'Imana. Mbere ko dukomeza, hari abantu, nubwo abantu bamwe na bamwe wa mugani baba bazi umuntu bamubona ku yandi macano, hari abantu bashyashya wenda bari kuri Mubwire TV bakiza, batabashije wenda gukurikirana ubuhamya cyangwa Annette uwo ari we. Watunyuramo gake ukabanza ugasogongeza. Ndabizi ubuhamya ni burebure, ariko gake ko kugira ngo abantu bo kuri Mubwire TV nabo bamenye ngo Annette Ngondo ninde. Urakoze cyane. Annette ni wa wundi nabanje kuvuga mbere. Yego. Wenda navuga nk'ikintu cyatumye Annette amenyekana cyane, ni mu buhamya bwanjye natanze bw'ukuntu Imana yangiriye neza. Ni ubuhamya bw'ukuntu Imana yatwibutse. Twari tumaze igihe cy'imyaka 10 n'amezi 7 nta rubyaro dufite, hanyuma Imana iza kutwibuka. Noneho mu byatumye nshobora kumenyekana ngo Annette, actually numva haramenyekana Imana yankoreye ibyo ngibyo. Kuko nigeze nyibwira rimwe, ndayibwira kera ndimo gusenga ntari nabyara, ndayibwira ngo Mana
ndakwinginze uzangirire neza, unkorere igitangaza kizakomeza kivuga gukomera kwawe. Ndayibwira ngo kandi igihe cyose nzabona kugira neza kwawe, gushima wowe ntabwo kuzava mu kanwa kanjye iteka ryose. Ambwira Imana, ndayibwira ngo nyibwira nka Dawidi. Dawidi yigeze abwira Imana, arayibwira ngo nzagushima iteka kuko wari we wabikoze. Nanjye rero nabwiye Imana, ndayibwira ngo igihe cyose nzabona uburyo nzagushimira iteka kuko wari we wabikoze. Nta handi hantu rero namenyekaniye, nta bundi burangirire bwanjye, nta bidasanzwe. Kumva neti banyumvishe muri ubwo buhamya bwo kuvuga ukuntu Imana yangiriye neza. Ni ibintu nasabye Imana, ndabibwira ngo Mana, ni benshi bigeze kumva no kubona umugore utabyara, ariko ndagira ngo abantu benshi bazamenye ko nabyaye kubera wowe. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana rero yuko Imana yabikoze, yanyaguriye uburyo bwo kubivuga. Ntabwo njya mbigira ubwiru. Nabwiye Imana, ndayibwira ngo Mana, ntabwo nshaka kuzagira ubwira ibyo wankoreye. Satani ntabwo yaretse kundasa imyambi, ariko ntabwo waretse kuntabara. Wambereye Imana, umbera ahakomeye, uba imvura, uba umutaka mu gihe cy'imvura n'amahindu. Iyo Mana rero yakoze ibyo ngibyo, kuko ndibuka ko nayibibwiye, nabibwiye ntwite. Natangiye gushima Imana, ushima Imana kwanjye kuyivuga nayivuze ntwite, kuko nabwiye Imana, ndayibwira ngo Mana, ndakwinginze ubwo abandi bagushima barabyaye, njye nzagushima ntwite. Kuva nshima Imana ntwita nibwo bwa mbere nari mvuze mu ruhame rw'abantu benshi. Kuva uwo munsi ntabwo ndaceceka kuvuga Imana. Ndabishimira rero yuko yangiriye neza. Yampaye uburyo bwo kuyivuga, nuko nguko Aneti yamenyekanye. Ndi uwo nguwo namenyekanye muri ubwo buhamya bwo kuvuga iby'Imana yankoreye. Ndongera ndayinginga, ndayibwira ngo Mana, niba hari ikintu wanteretsemo cyagirira umumaro abandi, uzanshyiriraho uburyo bwo kugisohora. Ndashima Imana yuko Imana yagiye yagura iyo miyoboro yo kuba wagira ikintu usangiza abandi. Simbura nk'icyo nakubwira kubera ko uri umwana nkuruta, havuga ngo ibyo ari byo byose mfite ikintu ndusha Sylvie muri experience yanjye y'ubuzima cyangwa y'imyaka. Icyo ari cyo cyose nzaba murusha gishobora gutuma abantu b'Imana bahabwa umugisha, icyo ngicyo uzagishakira uburyo gisohoka. Ndashima Imana yuko irimo irabikora kandi bikora neza. Yego. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Nibyo bya bindi navugaga, hari abantu benshi Imana yagiriye neza. Twese Imana yagiye itugirira neza, ariko mu buryo butandukanye. Uribaza rero, nk'uko abivuze, Imana ikagukorera ibintu. Ni bwa bugugu navuze, kutagira ubugugu bwo gutanga iby'Imana yashyize muri wowe, cyangwa by'imirimo myiza Imana yakoreye muri wowe. Uwo rero ni umwihariko, ni no kutibagirwa, kuko abantu benshi bajya bahiga n'imihigo, ugasanga bitewe n'ibihe uko byahindutse n'aho bageze baribagiwe. Ariko Imana ishimwe ko Aneti agikomeje urugendo rwo guhamya Kristo, ndetse atacecetse kuvuga imirimo ye. N'iyo mirimo ye Imana yakoze mu buzima bwe, n'urwo rugendo niho natwe twagiye tumumenyera. Ubwo buhamya nibwo twagiye twumva budutera kuvuga ngo natwe tuzaza twumve, tumubaze ngo ese koko Aneti kiriya gihe wumvaga, uribaza gutangira gushima Imana utwite, ntugire n'ubwoba ngo uvuge ngo ese iyi ndivuyemo, ese nk'ubu bwabwiye bumaranye iyo myaka yose, ku mwaka wa 10 n'amezi, noneho igihe ugize umugisha wo gutwita, ngo uvuge ngo noneho ngo reka nihishe, ngo reka ntangire, wenda nzabibara mbibonye. Ni iki cyaguteye ibyo bintu n'ibyo byiringiro? Nta kindi cyabinteye kidasanzwe, nabitewe n'umuhigo nari narahigiye Imana. Nari narayihigiye Imana kubera umubabaro mwinshi cyane w'icyo gihe cy'iyo myaka 10 n'amezi 7. Noneho ndatekereza ngo ariko ubundi iyi myaka yanjye yo kubabarizwamo ni gute nazayishimishirizamo Imana, abantu bakumva yuko Imana ibasha gukura umuntu ku musozi wo kubabara ikamutuza ku musozi wo kwishima. Iyo mbivuga gutya rero, ngemba ndimo guhigura umuhigo, kuko niko nahigiye Imana. Ndayibwira ngo igihe cyose nzabona uburyo, nzavuga ineza yayo nabonye, nzavuga gukomera kwayo nabonye. Hanyuma ikintu cyanteye kuvuga ngo jewe reka nshirike ubwoba bwo kuba nshobora gushima Imana ntwite, abandi yenda bashima Imana barabyaye cyangwa ntibanayishime. Abantu bakora ukuntu kwinshi bitewe n'uko bateye. Icya mbere cyo ngewe numvaga Imana yatumye ntwita
idashobora gutuma ntabyara. Nari narasomye ijambo ry'Imana ari muri Yesaya 6 umurongo wa igice cya 66 umurongo wa 9 havuga ngo niyo ituma dutwita ngo ni nayo ituma tubyara. Noneho ndihagararaho ndavuga ngo ya Mana ituma abantu batwita ni nayo ituma abantu babyara. Ntabwo Imana ishobora kwemera yuko iyi nda yampaye gutwita nyuma ya myaka 10 n'amezi 7 izemera yuko ivamo kubera ko ngiye kwishima. Noneho ngiye mpagarara mu kwizera ndavuga ngo jewe icyari kigoranye kuri jewe byari ugutwita. Byari ugutwita, ariko ndavuga ngo niba natwise no kubyara nzabyara. Nta kindi cyabinteye ni ukwizera ko Imana yakoze ibyo ari n'izakora ibirenze. Niyo Mana nari mpagazeho. Yego, Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Biraryoshye kumva imirimo y'Imana, kumva dufite gukumana ibyiringiro by'ibyo Kristo yakoze mu buzima bwacu. Tutarajyana kure ngo tuganire ku by'abantu bifuje ko tuganirizaho, ni iki wumva abantu bari kuri uwo musozi? Kuko hari igihe umuntu avuga umusozi bitewe wa mugani, biba byiza nk'umuntu wawuhagazeho cyangwa wanyuze muri ibyo bihe, wowe ubasha kwiyumva neza uko abo bantu biyumva. Twebwe turagereranya bitewe n'umugisha Imana yaduhaye w'abo bana, ukajya ubasengera buri munsi ukavuga Mana haba abantu bitewe n'ibyishimo abo bana bagutera, cyangwa no kubona umwana ukavuga ngo Mana ibuka inshuti zacu, ibuka abavandimwe, ibuka urungano batarabona abana. Ni iki wabwira abantu bari kuri uwo musozi, abantu bari muri icyo kigeragezo? Kuko ni ikigeragezo kitoroshye. Nta kindi nababwira icyo nibwiye icyo gihe, nababwira icyamfashije icyo gihe. Icya mbere cyo cyamfashije muri icyo gihe, nafashijwe no kumenya yuko Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo ngewe nibwira n'ibyo nsaba. Noneho ntekereza ndavuga ngo niba Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo nibwirage n'ibyo nyisaba, n'ibyanjye birimo mu bibasha gukorera ibyo bintu, ahubwo nkatinzwa no kuvuga ngo ni igihe kitari cyagera, ariko numva nizeye yuko Imana izangirira neza. Hanyuma nafashijwe no kwizera Imana. Icyo nicyo cya mbere. Ndayizera igihe cyose nkajya numva izangirira neza. Ikindi cya kabiri, mbifashwamo nuko nakundaga umugabo twabanye, umugabo tubana, noneho akankunda nkamukunda. Ibyo nabyo birankomeza mu rugendo, kuko hari igihe abantu bagera mu bihe by'ibigeragezo, aho kugira ngo bafatanye bakundane bashobore kunesha ikigeragezo, ahubwo noneho bo bakangana, bakaryana, umwe akita undi nyirabayazana. Noneho aho gutinda basenga Imana cyangwa se bashaka haturuka igisubizo, ahubwo bagatinda barimo kwitana ba mwana. Ngewe rero Umwami Imana yangiriye neza, ampereza umugabo dukundana, hanyuma tubyumva kimwe, turangije turihangana turavuga ngo ibyo ari byo byose Imana izatugirira neza. Yajyaga ambwira ngo Imana izabikora, nanjye nkavuga ngo Imana izatugirira neza. Hanyuma turategereza, turihangana hamwe no gusenga no kwizera. Imana birashyika igakora icyo yasezeranye, ikakigaragarisha amaso y'abantu. Yego. Mbwira umunsi wa mbere imfura yawe, ubona umwana wa mbere, wari umeze gute koko? Twebwe turarira. Ngewe nabonye umwana wanjye kandi rwose nkuko Imana yangiriye neza, nkuko nari narabiyisabye, nari narabibwiye ngo ningera mu rugo nanjye nari nasabye Imana. Nta kindi kintu ku isi cyanezeza usibye kubona umwana. Numvaga nibaza urukundo ruri hagati y'umwana n'umubyeyi, kuko sinagize amahirwe yo kubona mama cyangwa ngo dukurana ndere. Nkajya mbona abantu bose nguze, ariko mama nguze nyina w'umuntu. Ntabwo nyina w'umuntu nzamumenyera ku mwana wanjye. Ntabwo Mana ikintu uzankorera kikanezeza, nta kindi. Nkigera mu rugo uzampa umwana. Kristo yo kabyara wa mugani wo ko tubivuga, ama umwana nta gutindaganya. Namaze umwaka kwa kundi mufite anniversaire y'umwaka ufite umwana, ariko naramubonye kwa kundi n'iryo sengesho nakwa kundi ndamusabye birandenga ndarira, nkajya mbase uyu ni umwana wanjye nkamukora nkumva so wanjye nkajya ngo n'undi muntu. None ndibaza wowe wari umaze urwo rugendo icyo gihe cyose cyo kumutegera, umubona uwo munsi wari umerewe gute? Mubona hari ukuntu umera nkaho uri mu kinya. Ngewe ntabwo natangajwe n'umwana cyane, natangajwe no gutwita. Noneho maze gutwita, maze gushima Imana, dufite ubwo umwana inda yari ifite amezi 5, dushima Imana. Hanyuma nkajya ntangira gutekereza ukuntu umwana wacu azabasa.
nkamutekereza nkavuga se umwana wanjye azaba asa nanjye, se azaba asa na se, se azaba asa ate, nkabyibaza hanyuma dutangira gushaka amazina, avuga se umwana tuzamwita nde, nshaka izina ngo ndashaka irindi, amazina turayahuza, hanyuma nkajya ntekereza nkibaza ngo uyu mwana azaba asa ate, nkajya mbona ishusho ye y'ukuntu azaba asa, nkabibona niherereye, nkabitekereza. Natangajwe n'Imana cyane. Imana ni igitangaza, Imana ni nziza, Imana irahambaye, Imana iteye ubwoba. Abantu Imana ibahereza imbaraga zo kuyiringira. Imana yacu irahari, Imana yacu ntabwo ari baringa, Imana yacu ni Imana ivuga, ni Imana iriho, ni Imana y'ibifatika, ni Imana yera, ni Imana ikiranuka. Hari ukuntu umuntu akubwira Imana ukumva ari nk'Imana ya maji, ariko Imana yacu ntabwo ari maji, Imana yacu ni Imana nyamana. Natangajwe n'Imana, ishusho natekerezagamo Humura, imfura yacu yitwa Humura Isaac. Noneho mubyaye, maze kumubyara, baduhaye bebe, urumva mvuye muri salle d'operation, nabuze ukuntu nifata, ariko ntangazwa n'ishusho nabonye kuri we yuko ari ya yindi Imana yanyerekaga. Ndamureba mbona ni ya shusho yajyaga iza, najyaga mbona umwana nkabona nta pika kuri se, nkabona nta pika kuri nyina, nkabona n'umwana gusa ariko mwiza. Rero naramubenye, maze kumubona mbura amagambo, ntabwo nabonye ibintu byo kuvuga, nabaye shoka ukuntu, ndibaza ibi bintu, se uyu mwana ni uwanjye se uyu mwana, nkajya nibaza nkatekereza uyu mwana nzamugumana iminsi, nzamugumana iminsi se uyu mwana tuzamarana igihe kingana iki. Ariko Imana iteye ubwoba Sylvie, Imana iteye ubwoba, Imana ni nziza, Imana itabara abantu bayo, Imana itabara abantu bayo bategereje abana, bategereje ibisubizo runaka. Imana itabara abantu bayo, ibabonesha umunezero uruta uwiyambonesheje. Ndabashimira Imana mu by'ukuri yuko Imana yadukoreye igitangaza kivuga gukomera kwayo, itwereka umunezero, irema amashimwe yayandi atapfa gukurwaho n'ibihe, yayandi atajyanwa n'ubukene, ntajyanwa n'ubukire, ntajyanwe n'ibihe, yayandi igihe cyose Imana iragenda isimbuza umunezero amarira. Imyaka twaririyemo, noneho imyaka idusekerezamo inshuro nyinshi. Muri uyu mwaka azaba yujuje imyaka 14. 14 naratangaraga ndavuga ngo Mana, ese uyu mwana azakura ngana te, asate. Ntangazwa no kubona akuze, arangiza maternelle, arangiza primaire, yagiye secondaire. Imana ni umukozi w'umuhanga, Imana yacu irakora mu buryo buri real, irakora mu buryo butari ukuvuga ngo ni ibintu byo guhimba, oya, ni ibintu umuntu yabonye n'amaso. Narabibonye, mbona umwana, papa we aravuga amagambo menshi cyane, kandi mu buryo busanzwe ntakunda kuvuga, ariko kubera umunezero. Noneho jewe biba au contraire, jewe noneho ndaceceka mera nk'ikiragi, hanyuma we aravuga cyane. Noneho kubera ukuntu muza atavuga, noneho mubonye ahubwo nkajya nibaza, ese Mana, singiye kubona umwana nkabura umugabo. Kuko nabonaga yishimye, akajya avuga umunezero we, akavuga ibintu byinshi cyane. Noneho ikintu kimwe cyaje kuntangaza, njya nibuka nkumva kiranansekeje. Hari umuntu wayobeye iwacu muri chambre, noneho kwa kundi umuntu aza gusura abarwayi, arahayobera, arimo atari yagera ahantu yajyaga. Noneho ngo ndamuhereza karibu, aramwakira, umukecuru arandeba, ndamumwenyurira. Noneho nkabona jewe ntago muzi, noneho wakagira ngo nanjye nige tuziranye. Urumva? Yego. Nuko noneho ndavuga nti se Mana y'isi n'ijuru, ubu noneho ko ndeba ngo ndagiye kwishima cyane bikaza kutuviramo ibibazo bikomeye cyane, biri bugende gute?
biranshobera. Noneho ageze aho ngaho abona umukecuru ntabwo azi na Ngondo, arangije aramubwira ati se atariko atari ahandi hantu najyaga, ati ntabwo ari mwebwe, urumva, ati ntabwo ari mwebwe. Noneho aramuherekeza, aramubwira ko kundi nyine bagenda bareba nimero ku nzugi, aramufasha kuhamenya. Umukecuru aragenda, sigara ndimo kubitekerezaho, ndavuga nti karabaye mwuka byaramwe. Ndamubwira nti se sheri, ati karame, uriya mukecuru nje nagize ngo umuzanye hano kubera kumuza. Ati no, ati giye kubera ko mba nzi kuziranye n'abantu benshi, ati giye nari mukuzaniye ngira ngo niwe yaje kureba. Urumva, ugakora akantu kamwe kagaragaza umunezero w'iby'Imana ikora. Imana yacu ni Imana inyuranye ibihe, ni Imana inyuranye mu ikabyimura, igafata bya bihe by'umubabaro noneho ikazabikuramo ibindi bihe by'umunezero, bya bindi utabasha gukontorora, uvuga ineza y'Imana. Nabonye rero umunsi wa mbere mbona umuhungu, ndamureba bikinya. Hanyuma uko iminsi igenda ishira, ndibuka ko nananiwe kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose nkora. Akazi nakoraga naragahagaritse, sinongera gukora. Nongeye kuva mu rugo gushaka ibyo kwitwa gukora, ari uko umwana atangiye ishuri. Ari uko atangiye ishuri, mureba kujya mu birori ndabireka, kandi ubundi nkunda ibirori. Ubukwe ndabureka, sinongera kujya gutabara abantu gushyingura, mbivaho, kandi ni ibintu byanjye, ibintu neza neza. Ndagenda mpanga amaso, humura, nanga kumukuraho amaso, keretse ikintu cyaberaga hafi aho muri quartier nkamujyana, kuko ntago numvaga nifuza ikintu gishobora gutuma musika. Urumva, ubundi mu buryo busanzwe kujyana umwana mu birori tubyita ubuturage. Nari uwo mugore rero, nari bene uwo mugore, ko ndibuka ko twigeze kugira ubukwe ariko bwari ubw'abafamiliye. Hanyuma ndareba ndavuga nti se umwana wanjye ntago ndi bumusige, urumva, kandi ubu bukwe bwa famiye sindi bubureke. Ndangije umwana mukubita umugongo, nta bwoba, mukubita umugongo, ndangije njya mu birori. Rero nabonye umunezero mwinshi cyane, nabonye umunezero mwinshi, Imana itugirira neza. Nyuma ye ntabwo twongeye kuvuga ngo turasengera undi mwana. Imana yatugiriye neza, dutunguza ineza yayo, iduhereza undi mwana w'umukobwa bidatinze. Ntabwo byari hagati y'umwaka n'igice n'imyaka 2, tubona ineza y'Imana, tubona umukobwa, dushima Imana Nyiringabo. Urumva rero mu by'ukuri dufite byinshi 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 byiza tuzi Imana yadukoreye, ku buryo twabwira umuntu tukamubwira ngo uko biri kose ihangane, naho utari wasubizwa, naho bitari byagira uko bigenda, twabonye Imana itugirira neza, ntago nawe yareka kukugirira neza, kuko ari Imana itarobanura ku butoni, kandi kuko ari Imana ifite imbaraga zo kugirira buri wese neza. Uko yakugirira akaba ariko yangirira, uko yagirira kanaka akaba ashobora no kundushirizaho, akangirira neza ku kigero gihambaye. Imana rero irahari. Imana irahari, Imana irahari, Imana irakora nk'uko watubwiye, Imana iravuga, Imana iri kumwe natwe, kandi Imana itwitayeho irahari kugira ngo itunezeze. Ijambo ry'Imana riravuga n'uwaba uri muri iyo mibabaro ntabwo izababaza umuntu iteka. Imana igeraho wa mugani umubabaro wagize ikawuvunjamo ibyo byishimo by'ibihe byose. Ahubwo umbwiye akantu kuko kuntu utasigaga humura, bita ntekereza, ndavuga nti ko turi bamwe. Ngewe nk'uko nakubwiye ko umwana nubwo nyine sinatinze namubonye, ariko n'ubu ku ishuri ngo mbe mujyane muherekeze ndebe yinjira mu ishuri, nyine mba numva ko umwana wanjye afite umutekano turi kumwe. Kubera iki? Kubera ko bwa buzima uko kuntu numva nyine ibyishimo byuzuye, ukuyeho, njya mbitekereza, ukuyeho Kristo nyine kuba yaradusogongeje tukamumenya tukamusobanukirwa, ariko nkumva nta kindi kiryoshye nyine nk'umwana. Nkumva umwana wanjye ahantu nyine naramujyana ni mu bukwe, ariko ahandi hose numva ko atuje, nanjye ntuje, kandi koko kugira njye ahantu nimba ari ukugusura ntekanye, tugombe tuba turi kumwe. Rero Imana yo mu ijuru iduhere n'abandi babyeyi n'abandi bantu rwose, ibaho ibyo byishimo, ibaho uwo munezero. Nk'uko rero nabivuze ngo abantu baransabye bo kuri mubwire, barambwira ati Aneti uzamutuzanire. Hari akavideo gaheruka gutembera uri muri eglise uri gushima Imana, n'ubundi mbanza mwari mwageze hari nka anniversaire ya mariage, sinzi ikintu cyari cyabaye, anniversaire y'imyaka 25 cyane. Abantu rero banzi ukuntu nyine nanjye ngira urukundo, niko bakunda kumbwira. Abenshi baranyeje bati twari tuzi ko ari umuntu ugira urukundo rwinshi, ariko Aneti arakuruta.
ati we na Neti mufite urukundo ati wazatubareye ukamutubwirira ko wakaza kudusura ati noneho uzamutubarize bagiye bamwe ibibazo bitandukanye ariko bitewe n'umwanya nuko mwampaye ikaze tuzanagaruka n'ibindi tubiganira yego murakoze barambwiye tuzamutubarize ni igiki cyamuteye mbese ni nk'ibyiringiro kugumana n'urukundo n'urwo gukunda umugabo kubera ko abantu benshi iyo batinze muri ibyo bigeragezo bagenda basharirwa abantu benshi kubera n'ibigeragezo mbese imiraba urukundo rumera nk'urukamye cyangwa rugashira ni igiki cyamuteye kwihangana icyo nicyo wakidusubije ariko ni iki cyamuteye no kugumana rwa rukundo akunda umugabo we yego rakoze cyane twashimye Imana koko ku itariki 15 z'ukwezi gushize twashimye Imana twari twuje imyaka 25 actually uyu munsi si itariki enye ni ukuvuga ngo itariki enye ubundi nibwo twari twujuje imyaka 25 ubwo ni ukuvuga ngo twujuje imyaka 25 n'ukwezi yego hanyuma ikintu cyanteye gukomeza mukunda nk'uko mukunda icya mbere cyo ni umuntu mwiza ni umuntu mwiza Imana yamumpereyeho umugisha Imana yamumpereyeho umugisha kandi numva atari ibintu ngomba guceceka ngo nzabipfane kuko kuzimu ntago bavuga kuzimu ntibavuga ibyanjye mukundaho byose n'uburyo mukunda mbimubwira akiri muzima gihumeka ntabwo ari ubwa mbere si ubwa kabiri si ubwa kangahe si n'ubwa nyuma igihe cyose nzaba nkiriho nigeze mbwira Imana ndayibwira ngo nkusabye ibintu bibiri naho wabona ko nzaba ncitse intege icya mbere uzansigira umwuka wo kugushima ikindi cya kabiri usansigira umwuka wo kubwira ngo ndoko mukunda kuko yambaniye neza mbere umugabo mwiza tukiri batoya mbere umugabo mwiza anyerera imbuto amfasha kurera abana twareraga abana b'abavandimwe banjye amfasha kurera n'abandi tudafitanye isano turarerana amfasha no kwihangana mu kigeragezo twari turimo twari turi mu kigeragezo kigamburuza benshi cyane cyane abagabo kuko umugabo wihanganira kiriya kintu ntabwo ari benshi rero ndashima Imana yuko ari mu beza bahari Imana yaremye yashyizeho bagihari bagihumeka muri abo ngabo nawe arimo mu bintu rero bintera kumukunda mukundira uburyo yambaniye neza akanyihanganira kuko buriya kubana n'umuntu ntabwo ubana n'umuntu mu byiza gusa hari n'igihe ubana n'umuntu mu buryo bwawe udashobotsemo nawe wiyiziho akakwihanganira muri kamere yawe wiyiziho yenda undi muntu atakwihanganira cyangwa se ishobora no kumubangamira atari mba ari nziza kuri we ariko atari nziza kuri we anyihanganira rero mu buryo nteyemo hanyuma turinda tugeze iyo myaka 25 iyo myaka 25 ni imyaka nabonyemo imiraba myinshi ariko mbonamo no gukomera kw'Imana kwinshi mbona Imana igira neza mbona Imana irinda mbona Imana ikora imirimo n'ibitangaza rero ikintu namushimiraga cyane cyangwa se nshimira n'Imana nuko yampuje n'umuntu mwiza utuma ntabihirwa no kubaho ushobora gutuma numva ndyoherwa nuko ndiho ibyo rero ntago nareka kubimushimira sinareka kubishimira Imana yamumpaye kuko niyo yonyine yamugize uko ari ntabwo nawe yabihisemo ariko njyewe byankoreye umuti njya mbwira Imana nkayibwira ngo Mana warakoze ko wankoreye umuti ukampa ngondo yenda yaza kubundi ntabwo nzi ukuntu byari kuba bimeze ariko kuko yangiriye neza ikamumpa nzahora nyishimira iteka kuko yangiriye neza imbere za umuntu twumvikana dupfa ibintu bikeya ntabwo ari byinshi ni nk'ibyo abantu bose bashobora gupfa babana ariko mu bintu byinshi turumvikana aho numva bingoye nko kuri jyewe nkavuga ngo reka bimuherere kuko ari umugabo azabona uburyo bihandoringa kandi bigakunda bigakora yambaniye neza rero yambereye umuntu mwiza mu yandi magambo yego tubonereho dushimire Ngondo Imana umupapa mwiza Imana imugisha Imana imugisha kandi Imana imuhaze n'uburame cyane yewe ndagusabira abantu Imana ibahe umugisha ibahe ubwenge ibahe no kurama namenye ko ibyo bintu bitatu umuntu bifite n'ukuri ushaka kugira umugisha ariko nta bwenge ushaka kubigira ibyo byose nturame ariko Imana imugisha kandi n'abandi
abapapa beza, abagabo beza badahindurwa n'ibihe. Abantu benshi usanga wa mugani nk'iki kigeragezo Aneti bari barimo nk'umuryango, ugasanga abakomezanya, abafatana ukuboko bakavuga ngo dutegereje Kristo igihe twese azatugirira neza. Kandi koko ntago usibye kwitana ba mwana cyangwa umugambi wa Satani mubi, ntago ubuze ufite ikibazo uwo ari we. Hari igihe nta n'ikibazo kiba gihari, ahubwo ari umugambi w'Imana. Ugasanga rero bamwe aragutaye, agusizaho, aragiye. Hari umushuti wanjye umwe niwe ari kumbwira ngo nabo bari kugera muri iyo myaka, ubu bamaze imyaka nk'iyo wamaze, ari kumbwira batarabyara. Ubu njye nawe tuzahagarara twese dushima, ati ubwo ko tuzahagarara imbere ya Kristo tuvuga ngo twaramutegereje, ati cyangwa harimo umwe nawe uzaba, ubwo bari bahereye, hari couple imwe barashimye ko Imana yabahaye umwana, ariko hari umwe wirwaniriye waciye inyuma, umugabo aca inyuma yibonera undi mwana ku ruhande, ariko abihisha umugore, ariko abantu babizi bahagarara bashimana. Ubwo rero nibyo twaganiraga, mbwira ati ariko nanjye ubu mba nibaza, tuzahagarara twese tuvuga ngo dutabarutse amahoro, ati cyangwa nzaba ndaho nshima nuzuye ibi byishimo ari aho we, kuko nyine we yirwaniriye. Rero ni ukuri Imana ni ikintu gikomeye kugira ngo Imana ibatabarane, ibakure kuri uwo musozi muba mwaranamyeho. Mu by'ukuri Imana ibarengere cyane, Imana ibarengere, kuko biryohiye Imana ibatabaranye mwese. Nta wirwaniriye, nta waciye aha undi ngo aca ahangaha, mukabona abana bishimwe ritarimo ipfunwe. Iyo mubonye amashimwe atarimo ipfunwe, uravuga ngo Mana uhabwe icyubahiro cyane mama. Aneti arakoze cyane, ntago turi butinde kuko tutajya dukora n'ibiganiro birebire, kandi na Aneti nawe afite izindi gahunda. Ariko mbere yuko dusoza, muri iki gihe abantu benshi, urubyiruko bafite ubwoba bwo gushaka, bafite ubwoba bwo kubaka ingo, kubera ko amakuru ari aha hanze, ndetse ayo abantu batanga n'izaba iracitse, nta kintu bimaze. Abantu reka tubwire abana tube turi aho hanze, umuntu akumva yabyara umwana ariko ntashaka umugabo. Ese ni igiki wabwira abantu? Nkawe urugero ufite urugo nk'uku nguku wishimiyemo, kandi ngondo muhuza. Abantu benshi rero ntibagihuza bameze gutya, bateranya imigongo, umwe araca undi agacaha, bakavuga ati tuzahurira. Ni nk'iyihe nama wagira abantu bubatse, ndetse n'urubyiruko ruri aha hanze rwitegura kuba rwakubaka, ariko rwumva amajwi y'ibicantege gusa? Kimwe cyo ni uko abantu bari mu ngo, ibintu bisenya ingo birahari ni byinshi, ariko nubwo bisenya ingo bihari bikaba ari byinshi, buri muntu ni ukumenya umwanya we. Niba ndi umugore, mpagaze nte mu nshingano z'abagore? Niba ndi umugabo, mpagaze nte mu nshingano z'abagabo? Ibintu byose bizana akajagari ni ibyaha. Ibyaha nibyo bizana akajagari, bigatuma abantu badashobora guhuza. Uzasanga rimwe na rimwe abantu bapfuye ibintu, bacanye inyuma, basinze ubusinzi bukabije cyane, mariage zishingiye ku binyoma, zo kwirarira. Umuntu yakubeshya ibintu, wagezeyo urabibura ntiwabibona, ibyo ukabibika mu mutwe kubera ko umuntu yarakubeshye. Kubana n'ibandi ntago bizoroha, urabyumva, uzabaho mu minsi mike ushinyirije, ariko ibyo bintu ntago bishobora kurama. Hari ibintu byinshi rero byo gusenya ingo, ariko mu by'ukuri niba Imana yaraguhaye umugisha wo kuba uri mu rugo, buriya nta muntu uyoberwa ikintu gishobora kumusenyera. Niba uzi ngo guca inyuma mugenzi wawe, mu yandi magambo gusambana ni icyaha, hanyuma wowe ukajya mu buryo bwo kubikora uvuga ngo uramucitinga, ngo ntago azabimenya, ntazamenya ibyo ari byo, urabyumva, hanyuma bikazageraho iminsi y'umujura ikaba 40. Niba umuntu agufatiye muri icyo cyaha, biragoye yuko yakubabarira. Urumva, nubwo bishoboka, kuko Imana yemera yuko icyaha cyose ari icyaha kibabarirwa, kuko nayo itubabarira byinshi. Niba itubabarira byinshi rero, ntago twebwe dukwiye kutababarirana. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Niba twigana Imana, nituyigane mu mico igira mu byose, tubabarire, urumva, kandi tugire urukundo. Niba mugenzi wawe wakoze ikosa ukarimenya, mubabarire. Ariko nanone nawe wibyitwaza kugira ngo ujye gukora ikosa, icya mbere cyo kugira ngo uba urimo gukomanga gusenya, uba urimo gukomanga gusenya. Ubusinzi bukabije, abantu bihaye ubusinzi ngo ni ubusirimu, ngo ni ubusirimu bw'ubusinzi bukarinda bugusenyera, ibigare. Umuntu ntago, niba uri umugore nturi bumenye ko uri umugore,
nturi bumenye ko uri umugore nyir'urugo ufite inshingano zikureba, ko wahinduye stati. Niba ntakiri muri ghetto, mfite urugo, mfite umugabo, mfite abana, yenda Imana yampaye, ngomba kubera amaso urugo Imana yampaye. Harimo rero ibintu byo kutita ku nshingano. Igihe cyose urangaye ku nshingano, nta mpamvu yo kudasenya, urasenya. Igihe cyose niba abantu bana nabo atari abantu babasha kukugira inama yubaka, ni gute utazasenya? Ngewe nshobora kwirirwa numva abantu mbwira ati no wowe jya uza dusangire dufate kamwe, hanyuma ducunganwe no kureba umwenda Sylvie yaguze mushyashya, ducunganwe no kureba imodoka nshyashya yasohotse, kandi ibyo ureba ntabwo bifitiye ubushobozi. Ibyo bivaho bikarenga ubwenge bwawe, ugatangira gukora amarorerwa. Reka abantu barebe inshingano zabo, turebe ngo niki Imana ivuga ku rugo, niki Imana ivuga ku mugore wubaha Imana, niki Imana ivuga ku mugabo nyir'urugo yavuzeho. Umugabo ni umutware, twebwe turabafasha. Wisuzume urebe ngo ese nujuje inshingano z'ubutware, ese nujuje inshingano koko z'umugore? Ese mwana wowe uri mu rugo urerwa wijuje inshingano zo kuba uri umwana? Bibiri tubwira neza ngo abana bumvire ba se na ba nyina ngo kugira ngo baramire mu gihugu. Abo ngabo bacunganwa n'uko ingo zasenyutse, baracunganwa nazo se bo hubwo ari abahe? Aracunganwa n'uko ingo zasenyutse ngo ntabwo azubaka. Abantu bareba ibyo Satani yiciye mu nzira, ariko ntabwo babona ibyo Imana yakijije. Uko ingo zisenyuka zihari, hari n'izubatse zihari. Ntabwo ingo zose zasenyutse. Ntabwo umuntu nashaka kufatiraho urugero rwiza ntabwo azakubura, ntabwo azarubura, ntazagusaba inama nzima ngo ayibure, ahubwo se warayikeneye. Ni bangahe dufite bashobora kuvuga ngo yewe ndumva nshaka kubaka urugo nk'urwa Sylvie, turi mu myaka imwe cyangwa se arandutaho gatoya, ariko se yewe nkeneye kubaka. Ahubwo ni ukumva inkuru z'ibicika gusa, ukumva inkuru z'ibicika ukazigira izawe, muri ibyo bicika nta byawe birimo. Kuki yewe ntakora ibyanjye? Yego ni koko birahari, urabyumva, ariko niba bihari se dukwiye kumva tukubakira kubicika, atari ukuvuga ngo byibuze reka ndebe ko nanjye nazana impinduka y'ibyiza. Niba bicika ngewe reka nkora urugo, nibura mbe urugero rwiza rw'uko kubaka bishoboka. Ingo zisenyuka zirahari, ariko n'izubatse zirahari, kandi kugeza Kristo agarutse nuko nguko bizagenda, kuko niko imiterere ya muntu imeze. Ariko birakwiye yuko buri muntu ahagarara mu nshingano ze. Bibiliya nta muntu n'umwe yasize inyuma. Yavuze ku mutware w'urugo, ivuga ku mufasha, irangije ivuga no ku bana. Iyo umwana ahagaze mu nshingano neza nk'umwana, akaba umwana muzima, akumvira ababyeyi, akumva icyo bamubwira, nta mubyeyi ushobora kubyuka ngo afate isomo ryo kwigisha umwana we nabi, ngo amubwire ati jya ugenda ujye kwiba. Ntibikunda. Niyo we yaba yiba ntabwo yabibwira umwana we, ntabwo yabimubwira. Urabyumva? Rero abantu bakwiye guhagarara mu nshingano, hanyuma abantu bakakira agakiza, bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko n'ibyaha nabyo bitera akajagari. Bitera akajagari kenshi. Ariko iyo ufite agakiza muri wowe, haba harimo umutima ukugira uti sigaho. Waba ugiye gukora iki, Mwuka Wera akakubwira ati reka ibi ntibigukwiye, ntabwo ari ibyawe. None se igihe cyose uzabaho utagira sigaho muri wowe, urambwira ko ikizakubuza gukora amahana ari iki? Nta na kimwe. Ariko kubaka urugo rwiza birashoboka. Birashoboka, kandi bidashingiye ku butunzi, budashingiye ku miryango ikakaye, bidashingiye ku mashuri ndetse n'ibindi. Bishingiye ku gutekereza wowe ngo niki Imana ishaka ku mugore wubaha Imana, niki Imana ishaka ku mugabo wubaha Imana, niki Imana ishaka ku musore n'inkumi bubaha Imana. Ni igiki? Icyo ngicyo nugikora uzaba successful. Yego, uzabaho wishimye cyane. Password ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose Kristo azabidushoboza, kandi yadusigiye Mwuka Wera. Mwuka Wera n'umufasha, niwe uzadushoboza naho bigoye, naho iyo miraba yaza, ariko uzahagarara bitewe n'icyo Mwuka Wera akubwira, azagukomeza. Abantu bagiye babona uca muri iyo miraba, nta kindi cyashoboje n'uyu muryango, nta n'ikindi cyashoboje abo bandi, ni Mwuka Wera, ni Kristo, ni imbaraga atanga. Rero muze tumwizere, tumwisunge, tuzagira ubuzima bwiza, tuzagira n'imiryango yishimye, kandi natwe twishimiyemo. Rero turabashimira cyane, tunashimira mama Aneti cyane. Imana imuhe umugisha. Nukuri Imana iguhe umugisha, uri umubyeyi mwiza. Abantu benshi ngiye nkunda kubivuga, iyo umuntu aduhaye ikiganiro tukamusaba akatwemerera, ukuntu wahise umuha ikaze, urumva abantu nibo bamotive cyane, bambwira ati mama Aneti uzamutuzanira, Aneti turamushaka, wamuzanye kuri mubwire.
nkajya nibaza azanyemerera koko mubwire TV ko itazwi nta muntu uyizi azemera kweri, ariko mbimwandikiye aravuga ati ndahari nzaza rwose nta kibazo, ni karibu. Imana iguha umugisha. Nibyo bya bindi nsubiramo mvuga ngo ukuntu udafite ubugugu bwo gutanga ibyo Kristo yagushyizemo, bwo gusangiza abandi imirimo ye myiza. Ibi ngibi ni bituma abandi bakomera, ni bituma abantu bongera kwizera, abantu bongera kuvuga ngo iyibutse Annette Ngondo natwe yatwibuka, natwe yatugendera, nubwo bimeze gutya natwe yaduserukaho. Rero turagushimiye cyane, Imana iguha umugisha kubw'uyu mwanya, kandi nawe ngusabiye ubwenge n'umugisha no kurama. Uzarame aba bana bahumura, abakwe, abakazana bose uzababone, uzakikire, ni ukuri uzabona ibyiza byose Kristo yakugeneye. Rero namwe turabashimira cyane abantu bo kuri Mubwire TV, turabakunda, nimudutume, turahari kugira ngo tugende tubwire abantu ibyo mushaka ko tubabwira. Ubutumwa bwose muzaduha tuzabujyana, tubwire abantu ko tubakunda, tubahe izo ndabo bakibasha kuzifata, natwe tukibasha kuzitanga, ndetse n'ibindi byose mwiyumva mushaka kubaza Annette, yaduhaye karibu, yatubwiye ngo tuzajye tuza inama. Nk'umubyeyi arahari kugira ngo adufashe urugendo rukomeze. Twandikire muri comment ibyo mushaka, tuzagaruka twongeye tumuganirize. Turabakunda, amahoro y'Imana bane namwe. Bye bye. Imana ibahe umugisha cyane. Amen.